Reka ntangire mbabwira izi mvugo ebyiri zizwi cyane zikunze gukoreshwa ziri budufashe kugira icyerekezo cy'uyu munsi. Imvugo ya mbere ikunze gukoreshwa n'abantu bajya mu nsengero cyangwa se mu ndamukanyo yo kwifurizanya ibyiza. Kenshi abantu bakunda kuvuga ngo amahoro y'Imana abane nawe. Kandi niyo dusomye Bibiliya tubona Pawulo nawe abikoresha aramukanya ubwo yandikaga amabaruwa yandikira amatorero atandukanye. Indi mvugo ya kabiri ikunze gukoreshwa izwi cyane n'abantu ni imvugo ivuga ngo nabuze amahoro yo mu mutima. Umuntu akicara mu byo yaba arimo cyangwa se aho ari akumva nta mahoro yo mu mutima afite. Kandi wareba hanze igihugu arimo ibyo akora ukabona hari amahoro, nta kibazo, nta ntambara, nta makuba, nta byago yagize, ariko ngo yabuze amahoro yo mu mutima. Ese amahoro ni iki? Haba hari amoko menshi y'amahoro. Ni ayahe mahoro se aruta ayandi dukwiye kugira? Turi kureba rero ku bijyanye n'ubwami bw'Imana. Kandi twabonye mu Baroma ko ubwami bw'Imana ari ubwami bw'amahoro no gukiranuka n'ibyishimo mu mwuka wera. Yaba mu ndamukanyo cyangwa se mu byiyumviro, ijambo ry'Imana ritwizeza neza ko hari amahoro Imana itanga, kandi ayo mahoro azana ibyishimo ndetse ntanahindagurika nk'uko ayandi ahindagurika ashingiye ku birimo kuba aho turi. Zaburi ya 29:11 haravuga ngo Uwiteka azaha ubwoko bwe imbaraga. Uwiteka azaha ubwoko bwe umugisha ari wo mahoro. Mu yandi magambo rero, amahoro atangwa n'Imana ni umugisha. Niyo tugiye mu gihe cya Yesu muri Yohana igice cya 14 ku murongo wa 27, aya niyo magambo Yesu yavuze. Yaravuze ngo mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye. Icyakora simbaha amahoro nk'uko ab'isi batanga. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Amahoro y'isi ashingira ku byo unyuramo, ashingira ku bihari, ashingira ku bikugiraho ingaruka. Niba uri mu gihugu kirimo intambara, icyo gihe ntiwategereza kuri bugira amahoro. Niba washonje, icyo gihe ntugira amahoro. Amahoro y'isi ni amahoro ashingiye ku bintu bifatika, uburyo tubayeho, ibyo turi kubona, ibyo turi kunyuramo n'ibindi bituzengurutse. Ariko amahoro Yesu atanga aravuze ngo ntago ari nk'ay'ab'isi batanga. Ni amahoro y'imbere. Rero iyo umuntu avuze ngo yabuze amahoro yo mu mutima, ubundi ayo mahoro y'imbere mu mutima niyo mahoro meza. Kandi Yesu arayatanga. Ni amahoro yuzuye adashingira ku byo isi cyangwa se igihugu cyangwa umujyi cyangwa umuntu arimo kunyuramo, ahubwo ya mahoro twabonye ko ari umugisha. Ese aya mahoro turayakorera? Oya, aya mahoro ni impano y'Imana. Ni impano y'Imana, ariko hari uburyo tuyabonamo. Bumwe mu buryo tuyabonamo ni ukwishingikiriza ku Mana. Yesaya 26:3 umva uko havuga. Ugushikamijeho umutima uzamurinda ab'amahoro masa, kuko akwiringiye. Umutima wawe iyo uweguriye Imana, icyo Imana iguha ni amahoro. Uwo mutima iwuzuzamo amahoro. Ngugushikamijeho umutima azabaho amahoro masa kuko akwiringiye. Iyi mitima yacu twayihaye Imana, kwizera, kwiringira Imana muri byose biroroha, kuko ubuzima bwacu buba ari ubuzima buvoma ku Mana, bukomoka ku Mana, bushingiye ku Mana, ndetse bwishingikiriza kuri yo. Mu gice cya 16 umurongo wa 33, Yesu amaze kubwira abigishwa be ku mumaro w'umwuka wera, ababwira aya magambo. Ibyo mbibabwiriye ngira ngo
mugire amahoro muri njye. Mu isi mugira umubabaro, ariko nimuhumure nanesheje isi. Nimuhumure nanesheje isi. Kubabwira umumaro w'umwuka wera, impamvu yabyo ni ukugira ngo bagire amahoro. Kumenya umwuka wera rero, gusobanukirwa umwuka wera twahawe nk'abizera, ibyo ni isoko y'amahoro. Kuki kumenya umwuka wera ari isoko y'amahoro? Nuko amahoro ari imbuto y'umwuka wera. Mu Bagalatiya 5:22 havuga ku mbuto y'umwuka wera harimo n'amahoro. Amahoro ni imbuto y'umwuka wera. Iyo rero twasobanukiwe umwuka wera uturimo w'Imana yaduhaye kandi twuzuza, tugira amahoro. Ibintu bitatu rero tagomba kwibagirwa ku mahoro ari mu bwami bw'Imana. Icya mbere nk'uko twabibonye muri Zaburi no muri Yohana 14 nuko atangwa n'Imana. Icya kabiri nk'uko tubibonye muri Yohana 16:33 nuko ayo mahoro ari mu mwuka wera. Ni imbuto y'umwuka wera. Kumenya no gusobanukirwa umwuka wera biduhesha ayo mahoro. Icya gatatu dukwiye kumenya nuko duhamagarirwa kuba umwe n'ayo mahoro, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira ngo duhinduka umwe n'umwuka wera. Twabaye umwe kubw'umwuka na Kristo. Rero duhamagarirwa kuba umwe n'aya mahoro. Umva uko Pawulo abivuga mu Bakolosayi 3:15. Mureke amahoro ya Kristo atwarire mu mitima yanyu, ayo mwahamagariwe kuba umubiri umwe, kandi mugire imitima ishima. Twahamagariwe kuba umubiri umwe n'amahoro ya Kristo. Noneho aya mahoro atangwa n'Imana kandi akaba ari mu mwuka wera, tuyagumana gute? Ni gute twayagira mu bihe byose, n'ubwo ibihe byahinduka, n'ubwo ibintu byakomera? Nk'uko Yesu yavuze ngo tugira umubabaro, tugira ibitubabaza byinshi mu isi. Mu Baroma igice cyaho cya 8 turasoma umurongo wa 5 n'uwa 6. Umva neza amagambo avugwa hano. Abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri, naho abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka. Umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Umutima w'umwuka n'umutima wa kamere ni imitima imeze ite? Umutima wa kamere ni umutima wita ku bifatika, ku bigaragara, ku bya mubiri, wiruka ku by'isi. Naho umutima w'umwuka ni umutima uhanze amaso ku Mana, ushaka kumenya iby'ubumana, ushaka kwishingikiriza ku by'ubumana. Uyu mutima rero w'umwuka uzana ubugingo ndetse n'amahoro. Uku ni nako dukomeza amahoro, niko turinda ya mahoro yandi ari mu bwami bw'Imana, niko agwira kandi akaguma mu mitima yacu. Niyo duhanze amaso ku by'umwuka, niyo duhora dushaka kumenya iby'umwuka, twishingikiriza ku Mana. Uku rero niko tugira ya mahoro, niko tuyarinda mu mitima yacu, niko yuzura imitima yacu. Ya mahoro atangwa n'Imana, ya mahoro ari mu mwuka wera. Ubu rero usobanukiwe amahoro mu mwuka wera, amahoro y'Imana icyo ari cyo. Genda wongere usubiremo ibi byanditswe twasomye, wongere ubitekerezeho, ugende ubyigishe n'abandi. Niba utarakora subscribe, ndagushishikariza gukora subscribe kugira ngo ukomeze ukurikirane inyigisho zose zitambukira. Utarakira Yesu Kristo, reka uyu mwanya ukubera umwanya wo kumwakira nk'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe, kuko yapfuye kugira ngo ubone ubugingo ndetse n'aya mahoro. Nibyo byamuzanye, kugira ngo ubone aya mahoro, ube umwana w'Imana. Ihane rero, umwakire mu buzima bwawe, umuhe ikaze, wemere akuyobore. Ndakwifuriza amahoro y'Imana uherereye hose, naho ubutaha.